gukizanya n'abawe. Yesu yaravuze ngo umuntu nankunda nje na data tuzaziwe tugumane nawe. Gushobora kugira iyerekwa nkabareba mwese nkamenya n'ibyo mutekereza mu mitima yanyu ntibirampesha umutima umeze nk'uwa Yesu. Nubura ibintu kubigenza uzavuga uti ngiye kubaha Imana. Kubaha Imana bizakubera igishoro. Nasanze ikimenyane cyayo kiruta ibimenyane byose. Iyo ushaka kubaka ibintu bidashira bishuti na Yesu. Be a friend with Jesus. Cyo cyonyine bishuti na Yesu. Yesu ashimwe. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Biraryoshye kuza ahantu kunzwe. It's good to attend somewhere where you're loved. Imana nyihaye icyubahiro. I give glory to God. Yarakoze kumvuga neza mu mutima wawe ukankunda. I thank God for having witnessed me so well to you in your heart. Uriya Yesu atakuvuze neza ntago byakunda. If Jesus does not witness for you, azi kutuvuga neza mu mitima y'abantu. He knows how to proclaim well tumuhaye icyubahiro. In our absence. Hallelujah. N'ubuntu bw'Imana butagira akagero. It's grace. Ejo bundi nari umupagani. Recently I was just a pagan. Navuze mbwira mama pasiteri ambwira ngo ntabwo nugambira mbonye nambwiye ni ngewe ndakuzi. I was having a conversation with Mama Pastor and bakoreraga Imana bazaga kwigisha muri full gospel n'umutware we. They used to come to preach the gospel as she didn't know me but I knew her. Muri full gospel. In the full gospel. Ngewe ndi mu gukizwa. As I was just getting saved. Imana niyo kwizerwa. Our God is faithful. God is merciful. Nakijwe muri 1998. I got saved in 1998. Nari umunyabyaha. I was a sinner. Ariko w'ikinyabupfura. But a very well behaved sinner. Ariko ugana mu irimbukiro. But I was leading myself to. Umuntu ashobora kugana mu irimbukiro n'ubupfura bwinshi. You can really be leading yourself to destruction when in calmness. Uri murimbukana ikinyabupfura. When you're just destroying yourself with Yesu n'imbabazi ze nanjye ngeraho arankiza. But a merciful God, Hallelujah. Jesus, He had mercy upon me. Igihe nakijijwe. When I got saved. Yangiriye neza mpinyota nyinshi. He did good to me and gave me so much thirst. Ubundi abantu baje mu rusengero kenshi ari bashyashya bakunda kwicara inyuma. Usually when people are new in the church they sit behind. Ariko iteka unasengeraga nazaga nigira imbere. But whenever I went to attend the church I would sit right in front. Nabaga mfite inyota nyinshi n'amatsiko menshi no kwifuza kumenya ibintu byose bihavugirwa kuko nari mfite ubukerererwe. So I was panting to know a lot of things at the same time because I knew I delayed. Ntabwo narotaga ko naba umuvuga butumwa. So I never dreamed that I would be a preacher. N'imyaka yakurikiye agakiza ngenda nkura mu ijambo ry'Imana sinarotaga ko naba umushumba. Even for all the years I continued to serve God, I never thought that I will ever be a pastor. Ariko nk'uko Pawulo yanditse yaravuze ngo Imana ngo yabonye ndi uwo kwizerwa ingabira umurimo wayo. As Paul said, he said God saw that I was faithful and he gave me his ministry. Ikintu rero wahawe utakoreye utamerita nta kirato kirimo. So something that you were given without any of your merits, you cannot boast over it. Imana yampaye kwigisha ijambo ryayo ndayishimye. God who gave me a part to preach his word, I thank him. Nsanga ari umurimo mwiza kuruta iyindi. I find it to be a very good work more than others. Icyambere uhora mu ijambo ry'Imana. First thing you always find time to be in the word. Duhora mu bintu byiza. We always spend time in good things. Iyi si yuzuye amakuru mabi. This world is full of evil news. Ku mateleviziyo mpuzamahanga bavuga ibyacitse, imyuzure, inzara, indwara z'ibyorezo, abicanye, intambara zavutse, noneho wagaruka kuri za social media zo mu Rwanda, ingo zasenyutse, umugabo wishe umugore we, abantu batwikanye, ibintu bibi, isi yuzuye amakuru mabi. On TV, international television, you find they're talking about chaos. Even here on social media in Rwanda, you find they're talking about bad things. Ndashima Imana yampaye umurimo wo gukora kuba mu makuru meza. So I thank God for Hallelujah. me. Iki gitabo kirimo amakuru meza. This book is full of good news. Amakuru meza. Good news. Asanga uhetamye akakwemesha. They find you with amakuru meza asanga waratawe ukumva urakunzwe kuruta abantu bose baba ku isi. Good news that find you feeling like you've been left. Amakuru y'ibyiringiro, amakuru amara impagarara. Ikibabaje rero. And what is sad? Ikibabaje. What is sad? Abera benshi ntibakunda aya makuru. Many saints don't like this news. Bacamo bihuta. They just pass by. Cyangwa bagatomboza gutya pastor bati Imana iravuga n'iki nanjye.
They open the word without a purpose. Imana ikubabarire, May God forgive you. ubuntu bw'Imana bukubeho, May the grace of God be Mwuka wera upon aguha you. inyota, Let the Holy Spirit give you thirst. aguha inyota nyinshi, May He give you plenty kugira ngo thirst, ibigukiza bibitswemo ahangaha so that the things that are supposed to save you, which are byose found in byose this book, ubigotomere may you be able to swallow ubigotomere them. bikuzure, May you drink them and biguhe let umunezero them udakama, overflow and give you bikuzuza overflowing joy ibyiringiro bidashira, and fill you with hope. umenye urukundo rw'umwami wagukunze And bitangaje. know the love of the King who has loved you endlessly. Imana tuyifiteho amakuru atari yo, We have different news about God which are false kubera ko tuyamenyera muri source zitizewe. because we draw them from different sources which are not trusted. Imana yarivuze iriyandika God, irabiduha, God talked about Himself and wrote it in the Word in His. ivuga imbabazi zayo zidashira, ivuga urukundo rwayo, itubwira inzira zo kudukiza, itubwira ibituruhura, byose iriyandika kuko byanditswe n'Umwuka wera, ibiha abantu, iravuga ngo umuntu nashaka kumenya n'uwo ndiwe nuko nkora azajye muri kino gitabo. God talked about Himself through the Bible, and He said, if you want to know me, read this word. Hanyuma kuko umwanzi azi ko bishobora kudukiza, atwima kugikunda, atwima kukirebamo, bituma twakira amakuru atandukanye. Mushobora gukora statement inyuranye n'icyo Bibiliya ivuga, ariko kuko ka soundinze neza, kavuga neza, kari smart, kari cool, mukagafata mu mutwe, abantu bakagafata mu mutwe kuko kari mu ndirimbo, bakajya bagira ngo niki Imana yavuze, none bigatuma tugira amakuru atariyo. Imana yaratwibwiye hano, itubwira urukundo rwayo rutarondoreka, itubwira imbabazi zayo zidashira, itubwira ubuntu bwayo budakama, irivuga. God talked about Himself in the Bible. That is why we usually hear the songs which have just a simple word from the Bible, and you think it's true. You draw it from there, and we continue to keep up with the wrong idea of who God is. Ibyiza nabone hano rero byarandondogoje. So the good things I found in this word have made me who I am. Urabona iyo wadimira ikintu, iyo ukunda ikintu ukivuga abantu baguteza amatwi, ukajya ukivuga banasinzira, ukajya ukivuga bakwitayeho, ukajya ukivuga batanakwitayeho, ukakibwira ababishaka n'abatabishaka, ariko kuko waratwawe uhinduka indondogozi. Nanjye ibyiza nabonye hano byampinduye indondogozi. Ubimbibwira ababishaka, nkabibwira abatabishaka, nkabivuga nzi kubivuga, nkabivuga ntabizi neza, ariko nkabivuga tu. So the love I have for the word, it has made me talk so much to the extent that I can talk to those who like it or those who don't like it. Rero murakoze gukunda Imana. Thank you for loving God. Murakoze gukorera Imana abashumba. Thank you for serving God, dear pastors. Yesu yaravuze Jesus said ngo arakora umurimo wa data kandi arawurangiza. He's doing the work of God and He's completing it. Abatangira bose siko barangiza. Those who start do not always finish. Umuryango wa Restoration Church Kimisagara ndetse na Restoration Church yose murakoze gukorera Imana kandi igihe kirekire. Buri gihe kiraduhinyuza. God as Restoration Church Kimisagara and the whole of it. Imana ibahe umugisha. May God bless you. Imana ibagire neza. God do good to you. Abahe gusarura ibintu byose mwabibye. May He enable you to reap what you sow. Ibinjize mu myaka yo gusarura. May He make you enter into the season of harvesting. Guhirwa komatane n'ubuzima bwanyu n'abanyu. May you always be favored. Murakoze kungirira icyo cyizere mukampuye umwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana. Thank you for trusting me to share the word of God with you. Ibyo ari byose icyo Restoration idakennye n'abavuga butumwa n'abashumba ntabwo What I'm bikennye. pretty sure of is that Restoration Church do not lack preachers. Ubwo rero ko duhubwo buntu bwo guhagarara hano umwami Imana abibahere umugisha. May God bless you for enabling me to stand here and preach the word. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. May God from heaven bless you. Amen. Amen. Turabakunda kandi turabubaha. We love you and we respect you. Turashimira ababafata amaboko bose. We thank God for those who Abana bo muri uru hold your rugo. hands, the children in this church. Inshuro nyinshi abashumba nitwe duhagarara imbere nkaho ari twe dukora twenyine, ariko dufite abantu, turabafite mwebwe. Ndashimira abazanye nanjye n'abandi bari hirya no hino bafata amaboko y'abashumba. Inshuro nyinshi ntibagaragara, nta muntu barekondesa, ariko nzi neza ko ingabo zidushyigikira ari nyinshi cyane kuruta iziturwanya. Abadusengera, abadukunda, abatubwira amagambo meza, muri benshi. Mwami Imana abaha umugisha. Ubu bwami uru ni urugo rwa data.
We thank those who work behind the scenes, who always hold our hands, who always pray for us. We know you're not noticed, but we thank God for you. umugore uhishurirwa akiza abo mu rugo rwe. A woman who receives a revelation will save her family. Turi mu cyumweru cy'umugore cyangwa cy'umudamu, We are in the week of a woman, ariko turaganira muri rusange. but we are going to talk generally. Ubwo umuntu wese uhishurirwa akiza abe cyangwa abo mu rugo rwe. Hanyuma ejo tuzagira umwihariko w'abagore gusa. So today we are going to talk about everyone who can receive a revelation can save his or her people. So tomorrow will be specific on the women. Ijambo ry'Imana riri mu Migani 29 umurongo wa 18. Migani 29:18. Proverbs chapter 19 verse 28. Imigani 29:18. Proverbs chapter 28 verse 18. 29 verse 18. Imigani 29 umurongo wa 18 haravuga ngo aho guhishurirwa kutari abantu bigira ibyigenge, ariko ukomeza amategeko abahirwa. Aho guhishurirwa kutari abantu bigira ibyigenge, ariko ukomeza amategeko aba ahirwa. Where there is no revelation, the people cast off restraint, but happy is he who keeps the law. Amen. Amen. Ahatari uguhishurirwa cyangwa hatari vision, abantu bigira ibyigenge cyangwa bakarimbuka. Muri Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana, mu Kinyarwanda baravuga ngo iyo Imana itigaragaje abantu bakora uko bishakiye. Hahirwa rero umuntu wumvira amategeko y'Imana. Iyo Imana itigaragaje, itihishuye, abantu bakora uko bishakiye. If God does not reveal himself, people do accordingly to what they want. Iyo tuvuze ngo umugore uhishurirwa cyangwa umuntu uhishurirwa akiza umuryango we, nuvuga ngo Imana yamwihishuriye, arayimenya, ibyo yakuye ku Mana, ibyo yamenye nibyo bimuteye kugira ibyo akiza. When we talk about a woman who received a revelation, it means this woman has received a revelation from God, and the things she has been revealed to are the things that she uses to save her people. Uku guhishurirwa rero gukiza ntabwo ari kwa kundi tujya tuvuga ngo mfite vision yo kuzakora ibi n'ibi, Imana yampaye vision, yampaye iyerekwa za ministries zitandukanye, mirimo itandukanye. Si ibyo mvuga. Ikindi iyerekwa nyamukuru ry'Imana, iyerekwa nyamukuru ry'Imana dushobora gushyira mu bikorwa mu buryo butandukanye, nuko abantu bose bakizwa. Imana yifuza ko abantu bose bakizwa, ikaba yakorera muri wowe, ikoreye mu buryo butandukanye n'ubwanjye, ariko Imana yifuza ko abantu bose bakizwa. This vision is different from other visions we have of building a bigger ministry and other things, or your dream. This vision of God is us saving people and bringing gospel to people. Ya vision ushobora kuba ufite, nzakora ibi, nzaba ibi n'ibi, ntabwo ariyo ngiyo turi muvuge Imana ishobora gukoresha kugira ngo ikize abandi bantu. Nayo ni nziza, ni byiza kugira icyerekezo cy'ubuzima, ntako bisa, nabyo ni byiza, ariko si byo turi buvuge ko ari byo byakiza urugo rwawe cyangwa umuryango wawe. This is the vision you have that will save other people in a big picture, but it's not what we are going to talk about tonight. Uku guhishurirwa kandi gukiza ntabwo ari kwa kundi kuko ushobora kugira iyerekwa ry'ibizaba ejo hazaza, cyangwa ukagira inzozi, kandi murabizi ko ibyo bintu tubikunda. Twese duhorana amatsiko y'ejo hazaza, duhorana amatsiko ya future, duhorana amatsiko ya fitiri, ariko iri yerekwa nanone si iryo mvuga. Kwa kundi ushobora kugira inzozi ukamenya ngo umukozi wawe ni umukristo cyangwa se ni umurozi, ukagira ihishurirwa ry'icyo abana bawe bazaba cyo, cyangwa ukagira ihishurirwa ry'icyo abakwanga bari. Si iryo ngiryo, si iryo ry'amatsiko y'ejo hazaza, nanone si iryo ryabasha gukiza. This revelation is different from the one we have in the night. We dream about the things that are yet to come. It's not about that. Si uguhishurirwa ngo menye ibyenda kuba, kuko kumenya ibyenda kuba ntibimpesha imbaraga zo kuzabibamo neza. Because it's not about the revelation you have about the things that are yet to come, because this does not give you the power to be there or to be in it. Guhishurirwa ibizatubaho ni kimwe, ni na byiza, turabikunda, ariko kuba nabihishuriwe by'ubwabyo ntabwo bimpesheje imbaraga zo kuzabibamo neza. Having a revelation about the things that are yet to come is one thing, but also having the power to be in those things standing well is another thing. Nifuza kugatindaho kuko abarokore turagakunda. Uzumva abantu bavuga ngo twebwe tuba dufite amakuru. So you Imana will yaduhaye hear amakuru, people saying that we have information. They like to say it, especially Christians. ariko iyo dufite uko guhishurirwa konyine tutagize uko ukundi nifuza kuvuga, ayo makuru akenshi adutera no kurwana intambara z'umubiri aho kurwana mu mwuka. But most of the time you find when we have this kind of news of the things that are yet to come, we fight physically when we're supposed to fight spiritually. Ugasanga ibyo wamenye byaguteje intambara
aho kugira ngo bikugirire umumaro. You find the information you received came as a chaos instead of being the answer. Ikindi ushobora kubimenya ariko nanone ukabikoresha nabi. Another thing is you can gather information and use them wrongly. Hari ingero nkeya nshobora gukoresha, urugero Rebeka atwite umugore wa Isaka amaze gutwita. After Rebecca got pregnant, muzi ko yatinze gusama, umugabo we akamwingingira, hanyuma agatwita. You know, she delayed to give birth and her husband. Hanyuma mu nda ye abana bararwana, ajya kubaza Imana. Mu Itangiriro 25:23, Itangiriro 25:23, ngo Uwiteka aramusubiza ati, inda yawe irimo amahanga abiri, amoko abiri azatandukana ahereye igihe azavira mu mara yawe. Ubwoko bumwe buzarusha ubundi amaboko, umukuru azaba umugaragu w'umuto. So the information Rebecca received is drawn in Genesis chapter 25:23. Waba wibuka ayo makuru icyo yakoresheje? Do you remember how she used the information she received? Kwakira amakuru ava ku Mana tukagira amabanga Imana iduhaye ntibiduhesheje imbaraga zo kuzabikoresha neza nk'uko Imana yashakaga. Receiving the information from God is the way that God has given us power to use the information. Ndabivuga kugira ngo dukure intumbero ku bintu bifite umumaro mugufiya, kubimenya ni byiza, ariko dukure intumbero ku bintu bifite umumaro mukeya, tuyerekeze ku bintu bifite umumaro w'igihe kirekire, uramba, ushinganye kandi mwiza. Let's not focus on the short-term things, but focus on the things that are long-term as we given power. Murabizi yateje intambara, abwira gatoya uburyo ari bubeshye mukuru we n'uburyo bibaga umugisha. Ndahamya neza ko Imana itari iyobowe uko izahindura uwigomba guhindura ukomeye Yakobo. Imana ntiyari ibinaniwe, ntabwo yashakaga uburiganya bw'umugore ngo ajyemo abeshye. Iryo hishirirwa rero ntacyo ryamumariye. Mu by'ukuri ntabwo dukeneye gusa kumenya amakuru, ahubwo dukeneye kumenya amakuru ariko dufite umutima wa Yesu kugira ngo tuyakoreshe icyo tugomba kuyakoresha. So in other words, she did not have to cause conflict between the brothers. Instead, maybe God had another way to do that. So when we receive the news, it's a way of knowing how to use them wisely. Urundi rugero rushekeje ni intumwa za Yesu. Another thing that is amazing is the disciples of Jesus Christ. Turakoresha Luka 18:31 kuva kuri 31 kugeza kuri 34. Luka 18:31 kugeza kuri 34. Luke chapter 18 verse 31. Muzi ko igihe Yesu yapfuye akazuka bakajya kubibwira intumwa ngo yazutse, byari bimeze nk'ayo makuru aribwo bakiyumva, kandi Yesu yari yarabibabwiye, ababwira n'iminsi azamara mumva, ababwira nuko azazuka, ariko kumenya kwabo kwari kugufi cyane ngo ayo makuru nta kintu yabamariye, bameze nk'abatigeze bayumva. When the disciples were told that Jesus is risen, they couldn't believe it, yet they were aware that he was going to resurrect. Ngo Yesu yihererana nabo 12 kuva kuri 31. Yesu yihererana nabo 12 arababwira ati, dore turazamuka tujye i Yerusalemu, kandi ibyanditswe n'abahanuzi byose bizasohora ku mwana w'umuntu. Azagambanirwa mu bapagani, azashinyagurirwa, bazamukoza isoni, bamucira amacandwe, kandi nibamara kumukubita imikoba bazamwica. Uyu ni Yesu urimo kubibabwira. Mwumva ko bibabwiye bitomoye ngo kandi nibamara kumukubita imikoba bazamwica, maze ku munsi wa gatatu azazuka. Ubwo ntababwiye iminsi azazukiraho. He told them the days he was going to. Ngo ariko ntibagira icyo bamenya muri ibyo, kuko ayo magambo bari bayahishwe, ntibamenye ibyo bababwiye. Munyumvire namwe. But they understood none of these things. Iri hishurirwa rero dushobora gukirisha abandi. The things which are hidden, which ntabwo ari ukwakira amakuru gusa, oya, kuko ushobora kwakira amakuru n'ubundi bigakomeza ari amakuru bitagiye kugira undi mumaro. Because you can receive information and they remain to be just information you have collected and they will be of no. Umugore aje kubabwira, Maria Madalena aje kuvuga ati mwumva harimo ubusa yazutse, baravuga ati reka izo nkuru. Babagabo bajyaga Emawusi bamubwiye ngo yariwe, baravuga ati reka izo nkuru, kandi yari yarabibabwiye ababwira n'iminsi, ariko guhishurirwa kukuri ko kumenya Kristo wariwe zari bitaraba mu mitima yabo. So Jesus had told him that he will rise again after 3 days, and when Mary Magdalene came to tell them, they couldn't believe it because the truth of what he had told him has not yet been. Shuti z'Imana rero, kumenya makuru ni byiza, ariko rero biruhije abantu benshi kandi atari byo byangombwa. Nukuri ejo hawe hazaza harashinganye muri Kristo. Ukwiriye guhanga amaso, ukeneye kumenya kuko ni mugari, ni munini cyane, ni Yesu. Ishurirwa ry'ukuri ryagushoboza gukiza bawe ni kumenya Yesu. The true revelation that you need is knowing Jesus, because he's the only one who can save. Sukumenya abakwanga, sukumenya abakuroga,
kuroga, nta nubwo ari ukumenya icyo ejo uzaba cyo, kuko Yesu niba hariho umuntu uzi guconnect ibintu neza ni Imana. Hallelujah. So the only thing you need to know Jesus, because you don't need to know your future. You don't need to know the people who hate Imana you or iteye love you. ubwoba. Uzi ko Imana ushobora gusaba ikigo cy'ishuri runaka ukiri umwana mutoya ukakifuza cyane ukakibura, Imana ikakujyana kwiga aho utateganyije, irimo iteganya umuntu muzahurirayo, muzakorana cyangwa muzashakana mu yindi myaka 20 iri imbere cyangwa 30. Niba hari umuntu utegura ni Imana. Ukeneye kumenya Yesu biko guhishirirwa dukeneye. You need to know Jesus, and that's the only revelation we need. Ni umuspecialiste mu guhuza ibintu n'utuntu n'ibindi tutigeze tunzamenya. Umuntu uzi guhuza n'ibitari byiza agahuza n'amafuti yacu akazayabyazamo ibyiza, agafata kunanirwa kwa akazakubyazamo ibyiza. One ukeneye kumenya. You need to know Jesus because he's good at connecting things which never hurt good souls. Hallelujah. Amen. Kumuhishurirwa bizagukizanya n'abawe. So having a revelation of him will save you and yours. Guhishurirwa Kristo bizazana impinduka mu bantu bakwegereye byanze bikunze. Having the revelation of Jesus Christ in your life will even transform the people around you. Byatinda byabanguka bizakorerwa mu gihe tubishakiramo, ariko guhishirirwa Kristo tukamumenya abantu batwegere byanze bikunze, uko guhishirirwa nagize kuzagira icyo kuvugana n'ubuzima bwabo. No matter what, if you get the revelation of Jesus Christ, this will change the people around you regardless. Hallelujah. 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 Nubwo waba utaragira imbaraga nyinshi, Even if you might not be strong enough, nubwo waba utaramenya gusenga cyane, even if you might not be able to pray enough, Yesu yaravuze ngo umuntu nankunda njye na data tuzaziwe tugumane nawe. Jesus said, if a man loves me, Nukuvuga ngo urugo rwanjye rutuwemo Imana kuko ndamukunda. Haleluya. Ngo njyewe na data tuzaziwe tugumane nawe. Me and the Father will come and dwell with them. Umuntu washiriwe Yesu ni igitangaza mu muryango. Ashobora kuba akennye, adafite amashuri, ataragera no kwigihe cyo kwera imbuto nyinshi, nawe bikimugoye ari umwana mu gakiza, ariko kubaho kwe kwazanye Imana iwabo. Haleluya. Tumuhe icyubahiro yo kabyara. Let's give glory to Jesus. Ni mwiza. Guhishurirwa Kristo kuzazana impinduka. Reka turebe abantu bakeya, mvuge gusa nka babiri bahishuriye Kristo bigahita byihuta nabi wabo. Reka dufate umucuruzikazi witwaga Lydia. Uyu mugore ndamukunda. Lydia, I love this woman. Abacuruzikazi, haleluya. Business women. Nta rwitwazo rwo kutamenya ijambo ry'Imana, urumva ngo managiye kurangura. You don't have. Ngo manafite uyu Lydia yari umucuruzikazi, business woman. Lydia was a business woman. Yari afite umuhamagaro nk'uwadako. She had. Yacuruzaga ngo imyambaro myiza. She used to sell a very good clothes. Ngo umugore witwa Lydia mu byakozwe n'intumwa 16:14, ibyakozwe n'intumwa 16:14, ngo umugore witwa Lydia waguraga imyenda y'imihengeri wo mu mudugudu witwa Ituatira, wubahaga Imana aratwumva. Agira gute? Aratwumva. Yumva ba Paulo bavuga ubutumwa bwiza, atega amatwi. Ni umunyamafaranga, arimo arajya kurangura, ariko afite umwanya wo gutega amatwi. Ngo aratwumva. Mwibuke ko kwizera kuva hehe? Mu kumva amagambo ya Kristo. Yabonye umwanya muri iyo mirimo myinshi, abona umwanya wo gutega amatwi intumwa zidafite icyubahiro cy'umubiri, zidafite ibifatika, ariko umutima we Yesu agiye kuwukingurira ryahishurirwa dushaka. And she looked at the Paul who had no glory physically, but they drew her attention for ngo umwami Yesu amwugururira umutima. Umva hishurirwa uko ritangira. Yesu yo kabyara akingura imitima yacu, asanzwe turohamye, asanze dupfuye nabi mu byaha, asanze turi abantu barimbuka mu kinyabupfura cyangwa turi baruharwa mu byaha, ariko agakingura imitima yacu. Ngo umwami Yesu amwugururira umutima kugira ngo yite ku byo Paulo yavugaga. And Jesus opened her heart even though she was a sinner. Amaze kubatizanywa nabo mu rugo rwe, impinduka z'ubumana, guhishirwa Kristo kwamanutse mu mutima wa Lydia, araryoherwa, arabisakuza. Abo mu rugo rwe nabo babatirijwe rimwe. She got baptized, her and her household. Ngo amaze kubatizanywa nabo mu rugo rwe, aratwinginga ati, niba mubonye ko nizeye umwami Yesu by'ukuri, ni muzi wanjye mucumbikeyo. Araduhata. No kuvuga ibintu bavugaga byari biguteye inyota, yumva yifuza gukomeza kubyumva. It means the things they preached about, they caused her too much thirst, and she invited them over to her house. Hallelujah.
haleluya. Amen. Tureke kuzenguruka imisozi dushakisha ihishurirwa, aba bazaba iki, umwana wanjye azaba iki, umugabo wanjye aca hehe, umugore wanjye aca hehe, bigenda bite, ese boss antekerezaho iki, ese pastor antekerezaho iki. Iryo ni ihishurirwa ritagira umumaro. Si mu rugo ryitwa The kind ihishurirwa. of revelation we are looking for, not just wanting to know what will happen in the future. These kind of revelation are not of good use. Uwo dukeneye no guhanga amaso Yesu We agakingura need to imitima fix yacu. our gaze to Jesus so that He can open our hearts. Impinduka z'ubumana zimanutse mu rugo kwa Lidiya, afite inyota yo gukomeza kumva ibya Yesu, abatirijwe rimwe nabo mu rugo rwose, ndetse mu rugo rwe hakomerejemo serire. Transformation Ryari itorero ryo mu came rugo. to her home, and actually her home started to, it became a small church, which Mvugo we call hishurirwa ourselves. k'umumaro. A revelation of a good use. Ibinyoma byuzuye hanze aha The many false things that are byitwa amakuru outside, twakuye ku Mana, which are called the news we've got from God, utamenya niba ari iby'ukuri cyangwa ari iby'ibinyoma, which you cannot tell if they are false or right. byatesheje agaciro ihishurirwa ry'ukuri ryitwa kumenya Kristo. They have diluted the truth of the revelation from Jesus Christ. Gushobora kugira iyerekwa nkabareba mwese nkamenya n'ibyo mutekereza mu mitima yanyu, ntibirampesha umutima umeze nk'uwa Yesu. Having a revelation over everything that is taking place in your lives does not give me the revelation of Jesus Christ. Kandi bintera ibyirato nuko nshobora kuberekwa mwese nkabamenya aho waraye, nkamenya ibyo wiriwemo. Ibyo nibyo bintera ibyirato, ariko bifite umumaro muto. Ariko guhishurirwa Kristo kuragenda kukavunagura umutima wanjye, kukawumaramo ubwirasi bwose n'ubwibone bwose. Guhishurirwa Kristo bikantera kwifuza umutima umeze nk'uwe, nkamubwira ngo mukunzi mwiza, wankunze ntakwiriye, nyigisha uko umuntu akunda n'udakwiriye, wowe wambabariye ukimbabarira, nyigisha kubabarira n'abadakwiriye imbabazi. Kumuhishurirwa nibyo bimpesha gusa nawe. Having a revelation of who Jesus Christ is Hallelujah. what changes my heart, and it is what causes me to hunger and thirst for Him and become more of whom He wants me to be. Haleluya. Amen. Hari undi mugabo wari urinze gereza igihe ba Paulo bafungwa, bamaze gukiza kagakobwa, wa mukobwa wahanuraga akoreshejwe n'imyuka mibi, kandi yahanuraga avuga amagambo meza. Mu byakozwe n'intumwa 16 aravuga ngo aba bantu nimubumve, n'abakozi b'Imana nzima, nimubumvire. Murumva ibyo bintu wamenya ko bifite isoko yitwa daimoni. If you hear someone proclaiming or prophesying, talking about God, you wouldn't tell if they are being possessed by demons. Niyo mpamvu ukwiriye kwemera kuba umwigishwa wa Kristo. That is why you need to accept to be a disciple of Jesus Christ. Ntutahire amateraniro yo ku cyumweru, ukemera kwigishwa inyigisho z'ibanze zizagukuza, ukabasha kurobanura imyuka. Kuko umuntu arimo aragenda inyuma ya ba Paulo ameze nk'ubakorera advert kandi nziza, ameze nk'uwamamaza igiterane, kuko rimwe aravuga ngo aba ni abakozi b'Imana nzima, nimubumvire. Ariko source ni iki? Ni daimoni. Kuko Paulo amaze kubihaga yacyashye daimoni amuvamo. So you need to know, to learn and start from the beginning so that you can be able to have the spirit of discernment, getting to know things, because this lady was behind them doing an advertisement about a conference, but she was possessed with demons. Muri iki gice rero cya 16 duhere ku murongo wa 30 nifuza kuvuga kuri uyu murinda gereza umutima we wakingukiye Yesu. Ngo amaze arabasohokana arababaza ati, batware nkwiriye gukora nte ngo nkire? Amaze kubona ibitangaza n'ibimenyetso, Paulo na Sila bararirimba muri gereza hagati. Imbaraga zo kuririmbira muri gereza zihabwa abahishuriwe Yesu, nabo abakira amakuru y'ababaroga n'ababaga. Abahishuriwe Yesu bagira imbaraga zo kuririmba bafunzwe, bagira imbaraga zo kuririmba bafite iminyururu, bagira imbaraga zo kuririmba bakomeretse, bagira imbaraga zo kuririmba bakubiswe. Abahishuriye Yesu ntago bamubwira ngo Yesu waradushutse, ngo niba uduhembye, oya, bararirimba kandi barenganye, bararirimba kandi bahowe kumukorera. Kubera iki? Baramuzi ko ari uwo kwizerwa, baramuzi ko ari indahemuka nubwo bafunzwe. Haleluya. Ariko iyo utamuzi uravuga ngo niba umpembye, ngo n'ukuntu nagukoreye, ngo n'amaturo natanze muri restoration warakoze kuyatanga, uzane n'ayandi nabonye mufite ibintu by'inyubako mwubake murangize, jya uyazana. Ariko Imana niyo kwizerwa, niyo yaguhaye ibyo ufite byose. The people who have received the revelation of who Jesus Christ is, they will sing when they're in tribulations. They are always joyful. Haleluya. Amen. Hanyuma uyu murinda gereza abona ibintu ntibisanzwe, abona abagabo batameze nk'abandi bantu bose yigeze gufunga. Aravuga ati abantu baririmba bakubiswe, bakaririmba none indirimbo zabo kuko uwo baririmba baraziranye. Hanyuma naryo ijuru ryanga guceceka, riravuga ngo hari abantu
abantu banjye bafunzwe batagombye kuba bafunzwe. Ijuru riranyeganyega kuko abantu bahishuriwe Yesu. Ntibasutse amaganya, ntibasutse amarira, bateye indirimbo z'amashimwe. Ijuru riranyeganyega, gereza irakinguka, ibintu bihinduka ibindi. Umurinda wa gereza aravuga ati Imana nayo narayumvise none ndayibonye. Amen. Mureke dushake Yesu atwuzuza imirimo n'ibitangaza by'ukuri. Abamuhakana those who do not accept him. nahoze nsenga ku manywa ndavuga Imana turagukeneye mu mbaraga n'ibitangaza. I was praying earlier and asked God, dukeneye kudakorana business nawe as usual nkuko bavuga mu Kinyarwanda cy'ubu. Dukeneye kutaguma mu bisanzwe. Imana yacu irahinyuwe, iratutse, ngo ntibaho, ngo ntacyo yakoze, ngo ntacyo tuyishimira. Ninde wibyutsa? Ninde wiha umwuka ahumeka? Ninde diplome ze abitse za PhD abitse mu kabati zahaye ibitotsi? Ninde ufite diplome nyinshi zamubyukije mu gitondo zikamubwira ngo eguka nkongera umunsi? Ni mafaranga ki yahaye umuntu umwuka ahumeka? Mureke dushake Imana. Let's seek for God. Mureke tuve mu kajagari. Let's depart from confusion. Mureke dushake Imana. Bera b'Imana. Mureke dutakira Imana. Let's cry out to God. Mureke tuve mu birangaza. Imana itugirire ubuntu. Let's leave the distraction. Ise nk'isatura ijuru, isuka umwuka wayo duhembuke. And may he pour out his spirit so that we can be able to hear him. Uyu murinda gereza ntago yari gushidikanya Imana kuko arayibonye. The jail guard could not fail to accept Jesus. Yiteguye kwakira agakiza bataranamubwiriza. He was even ready to receive salvation before yahise amenya ko ari umupfu, ahita amenya ko adafite ubugingo buhoraho. Aravuga ngo batware nkwiriye gukora nte ngo nkire. He acknowledged that he was a fool and he was ready to receive salvation. That's why he asked. Ntago bamushubije ngo ibya Yesu natwe ntitubizi dore twafunze, ngo baramusubiza bati izera umwami Yesu urakira ubwawe nabo mu rugo rwawe. And they replied to him, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Barangije bamubwira ijambo ry'umwami. Then they spoke the word of the Lord to him. Ngo bamubwira ijambo ry'umwami Yesu nabo mu rugo rwe bose. They spoke the word of the Lord to him and all who were in his house. Mu gicuku cy'iryo joro arabajyana abuhagira inguma aherako abatizanywa nabe bose. And he took them the same hour of the night and washed their stripes, and immediately he and all his family were baptized. Ibi twirirwa twinginga abantu, umuntu yitwa ko yakijijwe ari mu nzu y'Imana amaze imyaka 2-3, twirirwa tumwinginga umubatizo w'ubutaha uzawujyemo, ukirirwa winginga ntago abahishuye. Ubu ni umuntu yahishuriwe Yesu, abashaka ko ibintu byose bya Yesu amenya abishyira mu bikorwa vuba byihuse. Usually these people who come in church, they nta muntu umwinginga, nta muntu umwinginga, nta muntu umwibutsa. Umutima w'uwo wasamye, abafite amatsiko, abafite amashyushyu, ababaza ati seriri zaba ryari, ababaza ngo bazabatiza ryari, ababaza ati zino nyigisho zimumbwira uyu mwami zizaba ryari. Amen. Usually this person, when a person is saved and their heart is always open to know the things about Jesus, they want to get baptized, to hear the word, to come into their home selves. Ahishuriwe Yesu akizanywa nabo mu rugo rwe bose. So he received a revelation of who Jesus Christ is, and he was saved him and his all people in his house. Turifuza guhishurirwa kudukizanya na bene wacu nabi wacu. We need the revelation that will save us with our people. Iyo turimo twubaha Imana, when we obey God, iyo turimo twitoza kubaha Imana muri iyi si tubaha Imana, when we are training ourselves to obey God in this iyo turimo world, tumara umwanya dushaka Imana byitwa ubuswa. When we are trying to learn to obey God, when this is called fool, isi byitwa ubuswa iyo uri musenga. The world call it foolishness when you are praying. Ariko reka mbabwire, but let me tell you, umuntu ushaka Imana mu kuri, a person who is seeking for God ntago barimo gutakaza umwanya, is not wasting time. Ntago barimo gutakaza umwanya, is not wasting time. Ijambo ry'Imana riravuga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, the first Timothy, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, the first book wrote to Timothy, igice cya 4:8. 4:8. Muri Bibiliya yera haravuga ngo kuko kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri biki. Kugira umumaro, mutareka gutoza imibiri yanyu, yaba kwitoza ubwenge, yaba kuyikoresha imyitozo ngororamubiri, ibyo byose bifite umumaro. Gusa umumaro ni muki. For physical training is of some value. No kwiyongera ubwenge byose bifite umumaro. Also gaining more knowledge is good. Ariko bakavuga ngo naho kubaha Imana
But godliness kukagira umumaro kuri byose has value for all things, ngo kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. holding promise for both the present life and the life to come. Reka mbasomere muri biri ijambo ry'Imana haravuga ngo imyitozo ngororamubiri ifite akamaro, ntabwo babihakanye ariko gake. For physical Imyitozo training is ngororamubiri of some value, ifite akamaro ariko gake, naho kubaha Imana byo but godliness ngo byo bigira akamaro ku buryo bwose, bitanga icyizere cyo guhabwa ubugingo bw'ubu n'ubw'igihe kizaza. has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come. Niba udafite amaprincipe yandi yose biga y'iterambere, parenting, ibiki n'ibiki, niba utabizi basi uzahitemo kubaha Imana. All the principles of how to do the parenting and other things, at least have the principle of obeying God. Kubera ko kubaha Imana guhishemo bya bindi byose ukeneye. Because obeying God keeps all other secrets that can. Nagira ngo mbabwire ko nta hantu na hamwe Mwuka Wera yigeze ashyiramo gukabya muri Bibiliya. Ibyo yanditse nuko bikora. Ngo naho kubaha Imana byo bigira akamaro ku buryo bwose, bitanga icyizere cyo guhabwa ubugingo bw'ubu n'ubw'igihe kizaza. Icyizere cy'ubuzima bwa none n'icyejo hazaza. Abibaza ngo umwana wanjye nzamwigisha iki, nzamushyira hehe, bizagenda gute, ngo byose burya bibikiwe hehe mu kubaha Imana. Having promise of Hallelujah. that now is and of that which is to come. Amen. Amen. Iyo ushaka kubaka ibintu bidashira, If you want to build the eternal things, bishuti na Yesu. be a friend with Jesus. Cyo cyonyine, bishuti na Yesu. Only that, be friend with Jesus. Iyo Bibiliya ijya kuvuga ku bwoko bw'Imana ahantu henshi baravuga ngo rubyaro rwa Abrahamu inshuti yanjye. When the Bible mentioned the many nations, they say the people of my Baba friend. bataye Imana, Imana ikongera ikavuga ngo mwibuke isezerano nagiranye na Dawidi. Ni ukuvuga ngo umubano wa Dawidi n'Imana, umubano wa Abrahamu n'Imana watumye n'ababakomokaho babyungukiramo n'igihe batubashye Imana. It means when the descendant of Abraham and David could depart from God, God will remember the promise he had with his people. Business turimo yo kubaha Imana izagera no kubazadukomokaho bibinyejana byinshi kuko Imana The business yarabivuze. we have with God will follow even our descendant for many generations. Turashaka guhishurirwa kudukizanya n'imiryango yacu, We need a revelation that will save us with our people, gukiza abo mu rugo rwacu. that will save our people in our household. Imana yaravuze igihe yabaga irimo kubaha amategeko hirya no hino muri Bibiliya, ariko nakoresha mu Kuva 26, igitabo cyo Kuva 26. Imana ubwayo irimo irivuga 6:20. 26. Imana ubwayo irimo irivuga ikavuga ngo nkababarira bankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza ku buzukuruza babo b'ibihe igihumbi. Hallelujah. Showing love to 1,000 generations of those who love me and keep my commandments. Nkababarira bankunda But showing love to 1,000 bakitondera amategeko yanjye, those who keep my commandment, nkabarenga ngakomeza nkageza ku buzukuruza babo b'ibihe igihumbi. I go to 1,000 Hallelujah. of their descendants. Turimo turubaka ibintu bidashira. We are building eternal things. Umubano wanjye na Yesu abuzukuru n'abuzukuruza banjye bazawuriraho. My relationship with Jesus will help. Nifuza ko my bose bazakizwa, I wish that ariko n'abatazakizwa bazarira ku byiza by'umubano wanjye na Yesu. Nari those mubizi who will not get saved will eat some of ni the fruit imigabane of iki my wakubaka, relationship with Jesus. ni amayetaje angahe wakubaka azagera ku buzukuruza bawe b'ibihe igihumbi. What kind of buildings of the friendship you can have that will keep you and your descendants? Kubaha Imana kugira umumaro kuri byose. Obeying God will have profit. Ibyo ni ibintu twagiye twibonera n'amaso yacu. Abana b'abakiranutsi bagira umugisha. Children of the righteous. Hari ibintu byinshi ababyeyi bakijijwe bubashye Imana batariye, ariko abana babo baryaho byinshi There are byinshi. so many people who obeyed God, they never eat some of the fruits of how they served God, but their children are harvesting. Guhishurirwa gukiza bo mu rugo rwacu no guhishurirwa Kristo, bitwubakira ubucuti hamwe nawe, tukamubera inshuti, akazasigara ari aho tutakiri, naraboze umubiri waraboze akazasigariraho kubera ubucuti twagiranye.
And the better revelation we can have is having the revelation of Jesus Christ, because he's the one who will live eternally and he will stay where we will not be. ariko se ubu ntimubona ko umwami wacu nta monima yigeze yubaka, Jesus nta never mize built any irimo imyenda ye, ndetse baranayirwaniye, ibindi bigenda gute, nta kintu na kimwe He gifatika yigeze never asiga. left anything that is tangible. Ndetse n'abantu yari asigiye umurimo ntibari abantu bo kwizerwa, Even the people he left the ministry with were not worthy. bari abantu mu minsi mikeya bahoze barwanira ubuyobozi. It were people who were going to fight for ngo leadership. yarababonye barimo bajujura mu nzira, ngo kuko yamenyaga ibyo bavuga, amenya ko barimo babaza ngo ninde uzaba mukuru muri twebwe. Ngaho tekereza abo bantu kubasigira ubuyobozi. They were thinking of whom Jesus was going to leave the leadership with. ariko umurage we ntushira, imyaka irenga 2000 turacyamuvuga, ntitwamubonye, ntitwatuye muri Isiraheli, ariko turamuvuga, kandi umwuka w'Imana hamanya n'umwuka wacu ko atari inkuru z'abakoloni. Haleluya. Amen. yabayeho, ibyadusigiye biriho, biracyadukiza ibyaha, biracyakora umurimo polisi itabasha. He's still doing the work that the policeman cannot be able to do. Umwana w'umuntu ni umuspecialiste mu guhakana icyaha. A man is a very good specialist apart from ni umuhanga mu guhakana icyaha. Umwana w'umuntu a man is very good at declining the sin. akagihakana neza, ibimenyetso bikabura bikarangira, They kandi yaragikoze nawe n'umutima we babizi neza. know they committed a sin, but they will say no. ariko umwana w'Imana yamurika mu mitima But yacu, when a son of God tukabarozwa n'ububi bwacu, nta polisi ihari, tukihana nta mbundi turiho, tukihana nta mategeko ahari, tukihana by'ukuri, umwana w'Imana yamurika mu mitima yacu. when a son of God umurimo we n'uwiteka ryose, accept our sins and umurimo we n'uwiteka ryose, a work of ibyo akora bihoraho ntibishira. he does eternal things. Hallelujah. nuyoberwa icyo gukora, aba If utazi you don't know ikibanza what to n'igikurikira, do and you don't know the beginning and the end, ibintu byakuvangavanze, if the things have confused you, uzavuga uti ngewe ngiye kubaha Imana. Rero just say, I'm going to obey God. ngiye kubaha I am Imana. going to obey God. kubaha Imana bizakubera igishoro. Let obeying God uvuga uti nta kintu ngira, nta muntu ufite, nta kimenyane, nta uri bumvuganire, nta uri bumpesha akazi, ariko ngewe ngiye kubaha Imana. Even if you have nobody, you have nothing, just say, I am going to obey God. nasanze ikimenyane cyayo kiruta ibimenyane I byose. found that his favor is ikimenyane cyayo better than kirahagije, favors that you can ikimenyane ever cyayo kirahagije. find. His favor is enough. ubu yakuvuze mu matwi yacu twese twagushaka tutazi aho utuye, He just mentioned ariko in yakuvuze our ears. azana izina ryawe mu matwi yacu. But if he talks about you in our ears, yakuvuze mu matwi y'abantu nta muntu wagukingirana, if he talks about you in people's akwiye ears, icyubahiro. Haleluya. he deserves honor and glory. nubura ibintu uko ubigenza uzavuga uti ngiye If you kubaha don't know Imana. how to solve things, just obey God. Amen. icyaduha abasore n'abakobwa I batoya, wish women, young ladies and young rubyiruko gentlemen, mudufashe tubabone mufite inyota y'Imana, help us to see that you thirst for God. tubabone mwubaha Imana, Let's see you obeying God. mudashyuhiye iby'abagirlfriend n'ababoyfriend, Not mudashyuhiye just uko mwambara, burning for mudashyuhiye, boyfriends. ayi mushyuhiye kubaha Imana. Just muri dukeya mwubaha Imana, abantu babazi mwubaha Imana, batabazi mwubaha Imana, muri mwibanga mwubaha Imana, muri geto ihengamye mwubaha Imana, mwambaye mutarambara mwubaha. ujye uvuga uti igishoro ufite no kubaha Imana. Whatever kind of lifestyle you might live, just obey God and let everyone who sees you see that you obey God. icyo gishoro nagira ngo ko gihagije. Let me tell you that this capital is enough. ba Daniel bagiye bonyine batwarwa i Babuloni, Daniel and his fellows went to Babylon and they went bakurwa mu alone. miryango imeze neza, kuko burya igihe banyaze abantu bo mu miryango ya cyami, abantu bo mu miryango y'imfura, burya nibo batwaye bwa mbere. abana batari bazi umuruho batwarwa i Babuloni, bajya gutozwa gukorera imana zaho n'ibyo bagombaga gukora kugira ngo bajye bahagarara umwami, bibagirwa imana yabo bakorera imana z'i Babuloni, badafite ikimenyane, badafite umutonto cyangwa umuonke cyangwa papa na mama bababwira ngo nimusigeho, ariko baravuga ngo bagambirira mu mitima yabo ko bataziyandurisha ibyo kurya by'ibwami. ninde wavuganiye Daniel ajya guhabwa umurimo? Ntawe. Daniel and his fellows, they came from very good families. They were taken to Babylon to serve their gods, but in their heart they say that they will never dirty themselves with the things from the kingdom of Babylon.
ninde wabavuganiye kugira ngo bazamurwe? Ntawe. who advocated for them to be. Nuhishurirwa Yesu uzamwizera by'ukuri. If you get the revelation of Jesus Christ, nuhishurirwa Yesu uzashira umunaniro wo gushaka if abantu. you get the revelation of Jesus Christ, you will stop running after people. Nuhishurirwa Yesu uzagira ikiruhuko cy'ukuri. If you get the revelation of Jesus Christ, you will receive the eternal peace. Nuhishurirwa Yesu ntabwo uzanduranya n'abantu. If you receive the revelation of Jesus Christ, you will never have conflict with other uzatekanira people. muri we. You will have peace in Him. azagenda guhindura buke buke He will guha gusa nawe transform umunsi ku you munsi. slowly, day by day. Haleluya. Hallelujah. Reka nsome aya magambo Let me read this dusoze word as we conclude. mu Migani igice cya 8:32. Proverbs chapter 8 verse 32. haravuga ngo nuko rero bana banjye nimunyumvire, My children, hear me out. kuko hahirwa abakomeza inzira zanjye. Blessed are those who keep my ways. mwumve ibyo mbahugura mugire ubwenge Listen to ntimubwange. the counsels I give to you. hahirwa umuntu unyumvira Blessed is the one who obeys me akaba maso mu marembo yanjye iminsi yose, and be in my tent always, agategereza ku nkomo z'imiryango yanjye. waiting at my doorway. kuko umbonye wese For those who find me aba abonye ubugingo, find life kandi azahabwa umugisha and n'Uwiteka. receive favor from the Lord. umbonye wese, Everyone who uyu ni finds, bwenge wavugaga ari we Yesu. this is the wise one, Jesus, who was speaking. ngo kuko umbonye wese aba abonye ubugingo, For those who find me find life kandi azahabwa umugisha and n'Uwiteka. receive favor from the Lord. turifuza ihishurirwa rikiza imiryango yacu. We need the revelation that will save our people. turifuza umugisha w'Uwiteka kudutemba ugatemba no mu We bacu. need the blessing that will overflow from us to our people. hanyuma Yesu akavuga ngo kuko umbonye wese aba abonye ubugingo, Because Jesus said, those who find me find kandi life azahabwa umugisha n'Uwiteka. and receive favor from the Lord. ariko uncumuraho aba yononnye ubugingo bwe, But those who fail to find me harm themselves. abanyanga bose baba bakunze urupfu. All who hate me love death. Imana itugirire ubuntu. May the Lord. Zaburi 119, Psalms 119, 129 n' 129, and haravuga ngo ibyo wahamije ni ibitangaza, the things you have said are good. ngo nicyo gituma umutima wanjye ubyitondera. That is why my heart keeps them. guhishurirwa amagambo yawe, Having the revelation of your words, guhishurirwa amagambo yawe. the revelation of your words. turimo turavuga ngo umugore uhishurirwa akiza urugo rwe. We are talking about a woman who finds a revelation. guhishurirwa amagambo yawe Having a revelation of your words, kuzana umucyo, it gives understanding. guhabaswa ubwenge. It gives understanding to the simple. sinzi wowe ubuswa bwawe uko bungana, I don't know how much your foolishness is. ariko hari ibintu byinshi mba ngomba numva nkenewemo kubikora ariko ngasanga mfite ubuswa bwabyo. There are so many things that I want to do, but I'm so full of foolishness. ari igihe ugera muri situwasiyo runaka cyangwa ukeneye kugira inama umuntu cyangwa umwana wawe mukuru, abatoya biroroshye bafata ibiganza ukabazana muri Sunday school baba bataramenya kubaza byinshi, ariko ukumva ugize ubuswa ku kintu runaka, uvuga ati sinamugiriye inama, ese tubigenze gute, ukumva ugize ubuswa. Sometimes you face a challenge and you fail to find something to do or the right thing to do. ariko ijambo ry'Imana riratubwiye But the word of God is telling us ngo guhishurirwa amagambo yawe the unfolding of your words kuzana umucyo, gives light. guha abaswa ubwenge. It gives understanding to the simple. igisubizo udafite, inama udafite, The zihishwe answer, the counsel that you don't have, zihishwe mu magambo they y'Imana. are hidden in the words of God. uko turitinda mu bwenge bwe The buratwuzura, more we delay in His word, we are filled with wisdom. tugasanga inama tujya burya zibaye nzima We find kandi the counsels twarabaswa. we are going to give are now good, yet we were foolish. iri jambo ndisomye muri bibiri ijambo ry'Imana, hano twari turi ku 119, 129, 130. haravuga ngo ibyo wategetse biratangaje, nicyo gituma mbikurikiza. gusobanukirwa amagambo wavuze bimurikira umuntu, abanyabwenge buke bibaha Your ubushishozi. statutes are wonderful, therefore you obey them. The unfolding of your words give light, it gives understanding to the simple. Haleluya. Hallelujah. umugore uhishurirwa cyangwa umugabo cyangwa umusore, umuntu uhishurirwa akiza abo mu rugo rwe. A person who receives a revelation will save his people. Haleluya. Hallelujah. dukeneye ubuzima bw'Imana muri We twebwe. need the life of God in ourselves. hari n'igihe ushaka kugirira neza abawe ariko ukisanga wagize nabi cyangwa wavuze ijambo ritari ryo kubera ingorane z'ubuzima.
Sometimes you want to give the right direction to your people, but you find you did it wrong. umuruho n'ingorane bikagutera gusunika akana kawe kari kaje kuguhobera. Sufferings will cause you to push away the people who love you. umugabo wawe ukunda, umugore wawe ukunda, ntumenye ijambo ry'umushiha uko ryagucitse ugasanga warimutikuye. Your husband or your wife whom you love, you find you have brought out a word that is bad to them. Ni njye nyine ubikora. Am I the only one who does it? ikintu kitari cy'ubumana ukumva kiragucitse kirasohotse. You find something that is bad is coming out of your mouth. umuntu wagombaga guha keya no kumwitaho ariko ukumva wabyutse nabi ntufite imbaraga zo kwita ku bandi. When people try to give you some love, you're not able to give it back. You just need someone to have mercy upon you. umuti w'ibyo bintu byose uba mu guhishurirwa amagambo y'Imana. The medicine to this is found in the ijambo word of ry'Imana God. ntabwo riduha information gusa The word of n'ubwenge. God does not only give you understanding or wisdom. ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo kunkataho amahage yose n'amahwa yose arimo n'ibintu bijomba nabiba muri rutanse n'ibintu bijomba abandi bimusohokamo. ijambo ry'Imana riratweza, rifite imbaraga zo kudutunganya, zikamaraho ibintu byose bijomba umugabo wanjye, zikamaraho ibintu byose bijomba abakozi banjye, zikamaraho ibintu byose bijomba abaturanyi, zikakumaraho ibintu byose wajombeshaga nyoko bukwe. ijambo ry'Imana ririhagije, The word of God is enough by itself. rifite imbaraga zo kukweza ugahinduka umuntu uryoshye muri korari, ntuhinduka umuntu abandi bahunga. hari umuntu ushobora kuba mu itsinda ariko abantu bose bakajya bamugendera kure kuko ameze ikinyogote. se murakizi ko muri abanyamujyi ameze nk'ikinyogote, afite amahwa amusohokamo kandi nawe shenge bimusohokamo atabishaka. ariko imwegera ahita gutikura ikintu. will purify you to the extent that you will be loved, because usually we are people who are harmful in a way that we don't. ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo kunyogoshaho no kunkataho no kunyebaho ngasigara n'umuntu uryoshye, abantu bakanezerwa no kwicarana nanjye, abantu bakanezerwa no gutindana nawe, kubana nawe bikaba ari umunezero n'amahoro, iruhande rwawe hakabazengurutswe n'amahoro, bikaba biryoshye kubana nawe kuko ijambo ry'Imana rikoza rikakweza ugahinduka umuntu uryoshye wuzuye ubugwaneza Yesu yagutije. Hallelujah. arakabiduhayo kabyara. May Jesus give this to us to dwell in his word, because iri jambo ni mpamvu Satani arirwanya kugira ngo ritakubamo. that is why the devil fights you reading the word, because he knows what will happen if you keep it. mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya 3:16 abenshi bahazi mu mutwe. letter wrote to Paul, Timothy. Timoteyo wa kabiri 3:16 chapter 3 verse 16. haravuga ngo ndashaka kuvuga agace kamwe n'uburyo havuga byose ari byiza. haravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya. ndagira ngo ufate kano kantu. God breathed and is useful for teaching, rebuking and correcting. iri jambo, ibi byanditswe byera, icya mbere byose byahumetswe n'Imana. They were all breathed by ikirimo God, cyose Mwuka Wera yemeye ko kibamo. and everything that the Holy Spirit has hanyuma ngo bigira umumaro it is useful wo kwigisha umuntu, bwa buswa for bwanjye teaching bukavamo, us the simple thing we were talking about. bwarangiza bukamwemeza ibyaha bye akabasha kwihana ko yaritinzemo. Convict them of their sins, ariko nifuza kano kuko turimo turavuga guhishurirwa gukiza imiryango yacu, because we're talking about the revelation that saves our people. ngo rikashobora gutunganya umuntu, kumutunganya Correcting no kumuhanira gukiranuka. and training in righteousness. nta muntu utakwifuza kugira iwe umugabo watunganijwe. There is no one who wouldn't desire Haleluya. a husband who's biba ari umugisha kugira umugore wagize gute, watunganijwe. a wife who has been trained and corrected. ntako bisa kugira umubyeyi wagize gute, Nothing watunganijwe. better than having a parent who's been trained and ubu corrected. twuzuwemo n'ibintu bidatunganye kandi turi abarokore bamaze iminsi, ariko iri jambo rifite imbaraga zo kugira gute, zo kudutunganya. Word is able to correct us and train us. ngo umugore uhishurirwa akiza urugo rwe, A akiza umuryango we. woman who has the revelation will save her family. hari igihe nakwifuza gukiza ariko ngasanga akajagari gahari n'imibabaro ihari ninjye wayizanye. There is a way that you want to save your people, but you find that ariko niduhishurirwa Kristo ari we jambo ry'ukuri, niduhishurirwa Kristo azadutunganya, the revelation of who Jesus azatumaramo Christ utuntu is. n'utundi. He will shape us and mold us.
kandi imiryango yacu ntabwo tuyikirisha amagambo, We tuyikirisha ibyo don't turi save byo. our families by words, but by who we are. Reka duhe data icyubahiro, Let's give glory to our Father utaradusize twenyine yo who never kabyara, left us alone, uri kumwe natwe, who's with us, uwifuza ko abantu bose bakizwa, who wants all people uwifuza ko to abantu be bose saved, bakira. who wants all people to be saved. Reka dusengeho gatoya, nagira nkubwira ko ari wowe igikoresho Imana ifite kugira ngo Let me ugere kuri tell you bene that wanyu. you are the instrument that God is willing to use. Ni wowe igikoresho Imana ifite kugira ngo ugere kuri bene wanyu. You are the instrument that God has to reach to your people. Munyemere duhaguruke dusenge umunota Let's umwe. all stand up and pray for a minute. Ni wowe Imana ifite. You're the one God has. Imana yari ituye mu bwiza butegerwa, God dwelled in his glory that couldn't be approached. niyo yabaga iri bumanuke kuvugana na ba Mose, habaga hariho amabwiriza akomeye yo kutegera umusozi n'inyamaswa ntiziwegere, kandi ababikinishije bakaba bahagwa. Yari ituye mu bwiza butegerwa, He dwelled in the glory that is not approachable. irangije duha umwana wayo kugira ngo tuyimenye. And then he gave us his only son so that we can be able to know. Yesu yaje ari ishusho y'Imana itaboneka, Jesus came as the image of God that is ishusho y'ukuri y'Imana itaboneka. the true image of God who is not seen. Muri Yesu tumenya urukundo rw'Imana, Jesus, we know the love of tumenya God. imbabazi z'Imana We zitagira know akagero, the mercy of God. tumenya imbabazi ze zidashira. We know his unending grace. Yesu atwegereza Imana. Jesus brings us close to God. Uyu munsi Yesu yasubiye mu ijuru, Now Jesus is back to heaven. yaratubwiye ngo icyabakiza nuko yagenda, He told us that what would be good is him going kuko back. natagenda atazatwoherereza Because if he does not go, he will not send undi us mufasha umeze nka we. another helper like him. Uyu munsi Mwuka Wera atuye muri wowe, Now the Holy Spirit dwells among you. ni wowe mubiri w'Imana mu You are isi. the body of God on earth. Nyemerera ufate aka kantu mu mutima we, ni wowe mubiri w'Imana mu isi. You are the body of God on earth. Manifestation y'Imana ibera muri The wowe, manifestation of God happens inside of you. ibera muri wowe. It takes place in you. Uri uw'agaciro gakomeye mu bwami bw'Imana. You are of a great value in the kingdom of God. Imana iragutegereje kurusha uko God uyitegereje. is waiting for you more than you are waiting for Imana Him. iryohewe no kugutunganya kugira ngo uyigendere God unogeje utunganye. enjoys your presence so that He can purify you and correct you. Imana iryohewe no kukoza no kukweza. Ni nawo murimo wonyine urimo gukorwa muri iyi myaka kugeza igihe itorero rizazamurira. God will enjoy to wash you and to correct you and to shape you, because that's the only work He's waiting to do until you come. Yesu arimo aroza itorero, arimo araryeza, arimo araritunganya, arimo ararikuraho mu nkanyari, arimo ararikuraho ibizinga. Itorero ni wowe nanjye. Jesus is washing the church. He's taking away the wrinkles, and the church is me and you. Wanyemerera uyu mugoroba tukamubwira, Would you accept tonight me and you be able to speak to Him? ukamubwira ngo ndi hano mwami ntunganya, Tell Him, Lord, I am here. mboneza Purify maze me. unkoreshe gukiza bene Wash me wacu. again and use me as the instrument to reach to our people. Ndashaka kumenya urukundo rwawe. I want to know your love. Umugaragu wawe Pawulo rero arakumenya, aravuga ngo ubujyepfo, uburebure, ubutambike, ubugari butangaje bw'urukundo rwa Kristo. Want to know you and say the journey is long. Umutima wahoraga wifuza kumumenya kandi tubona yari My yaramumenye. heart is willing to know you. Ihishurirwa ukeneye ni iri. The revelation you need is this. Ukeneye guhishurirwa You Kristo. need to get the revelation of Jesus Ukeneye Christ. guhishurirwa You Kristo. need to be revealed. Ukeneye guhishurirwa Kristo. You need to get the revelation of Jesus Reka Christ. usenge n'amagambo yawe, May you pray with your own words. umubwire ngo Mwuka Wera mpishurira Pray Kristo. the Holy Spirit reveal to me who Mwuka Wera Jesus Christ mpishurira is. Kristo. Reveal to me who Jesus Christ Mwuka Wera mpishurira Kristo. Reveal to me Jesus Christ. Mpishurira Kristo. Reveal to me Jesus Christ. Turaguhamagaye uyu mugoroba nyaguhora ku ngoma. Call upon you, Lord Jesus. Twese uratuzi hano hantu, You know all of us here. n'abadukurikira bari kure mwami Those w'abantu. who are following from afar. Ntabwo utwitiranya, You do not. nta muntu w'imvizamurongo uri muri twebwe. You know our heart. Twese turi ab'agaciro mu maso yawe. We are all of a great value in your Mwuka Wera sight. duhishurire Kristo ku rundi rugero. You reveal Jesus Christ on another level. Ima guhishurirwa gukiza, May you give me another ima revelation guhishurirwa of ku ntera Jesus. gusa na Kristo, Give me another revelation. ima guhishurirwa ku nyongera imbaraga zo kumugendera, Another revelation. ima guhishurirwa ku ntera gutunganywa nawe. Another revelation that cleans me and washes me. Ngarukaho mwami w'abantu,
Come, Lord Jesus. aho ntamenye ko ari njye maguru yawe mu isi, aho ntamenye ko ari njye kanwa kawe, aho ntamenye ko ari njye maboko yanjye ukoresha gukiza, ungarukeho mwami w'abami, umishurire Kristo bundi bushya, umishurire urukundo rwe rutagira akagero, umishurire imbabazi ze zitagira akagero, umishurire imbaraga ze za zindi ukoreshereza muri twebwe. Waduhaye ikigero, uratubwira ngo ni za zindi zamuzuye mu bapfuye. Mishurire izo mbaraga zitagira akagero, maze ngukorere, maze ngugendere, maze abantu nibambona babone wowe mwa. Manuka mu miryango yacu uciye muri twebwe, manuka mu rungano rwacu uciye muri twebwe, manuka muri generasiyo zacu uciye muri twebwe. Abari twebwe mwami w'abami, abari twebwe Uwiteka Mana Nyiringabo, abari twebwe ucamo kugira ngo generasiyo twavutsemo zikumenye, maze nazo zikire mwami w'abami. Utwigishe kugukunda birushijeho, utwigishe kukwiha birushijeho mwami w'abami. Turagushimira ubuntu bwawe buri kumwe natwe, turagushimira umwuka wera udushoboza ibyo tutakwishoboza, turagushimira umwuka wera udukuraho amahage, utwanganyaho ibintu byose bituriho bitagombye kutubaho. Reka imiruho n'imibabaro yamuteye kutakugendera ikubitwe hasi, reka ingorane, reka gushoberwa, reka gukamuka, reka kuziba kw'igicaniro cy'amasengesho mu mutima we, ibyamubuje kugendera reka bishyirweho iherezo uyu munsi, maze igicaniro mu mutima we cyake, imbaraga zawe zimugarukemo, urukundo rwawe rwongerera umwuzure, maze ahembuke, yambara imbaraga zawe zidakama, maze akugendere mwami w'aba. Reka imigozi y'ibyaha icikagurike uyu mugoro, icikagurike ibyamuteraga gutakaza ubushizi bw'amanga, akumva adakwiriye. Reka ubwo buretwa bumenagurike uyu mugoroba mu izina rya Yesu, kuko ijambo ryawe rirambwira ngo umukiranutsi azashira amanga nk'intare. Reka yuzure imbaraga zawe mwami, ibyo Satani yamuregeshaga erega aho bidukujeho kubibamba ku musaraba, reka izo ngoyi zicike, reka ubwo buretwa bucike, yambare gusa nawe, yambare gusa nawe mwami w'aba. Tuguhaye icyubahiro, turagushimye mwami w'aba, uzuye imbabazi no kugira neza. Urakoze kuri kumwe natwe, urakoze kutadusiga. Umugisha abakozi bawe batuma igicaniro kitazima, ubaha umugisha mwami. Cyubahiro no gukomera n'ibyawe.